uru rukungu rukomeze rukurane n'amasaka ariko icyo nzi cyo nyir'umurimo cyangwa se nyir'umurima nyirizo aje kwirobanurira nimubareke njya nkunda kuvuga kuri iriya jambo bari abakobwa 10 ngo 5 bari abapfu abandi 5 bari abanyabwenge Imana itugirire neza ngo haza kubaho urusaku bivuga ngo umukwe agize gute yemwe araje Imana ishimwe aba bantu ngo bari bararanye ijoro bari basenze bari buzuye mwuka wera haleluya ariko abanyabwenge bari bafite guca bugufi muri bo bari bafite ibanga byo kwirinda bari bafite ibanga topi etando ryo kubana n'Uwiteka Imana ishimwe hari abo tugenda abantu bose bakabona turasa twateza ibitambaro kimwe uri kumva neza twambaye amajipo agera hasi kimwe ariko Uwiteka we azi kureba akamenya ibiri mu mutima wa runaka Imana ishimwe aba bakobwa bararanye bakesheje ijoro baraye inkera barahanuriranye uri kumva neza ndetse bose barasirimbye ariko umukwe ahageze kubibona ku musozi aho utuye ni utaranabibona ariko ibintu Uwiteka agize gute araje sinabo gusa hari abantu Imana yagiriye neza irangije ibahereza gucuruza irabahereza rwose barakira amafaranga bagirana ariko imyizani yabo bakajya bakata ibyo nabyo Uwiteka yambwiye ngo mbibwire abo barukore uzi ko utacumujwe n'amafaranga menshi agaragara ugacumuzwa n'irobo Imana iraje namaze guhishurirwa ko hari n'abajya mu mahanjuzi bafite amavuta y'abahanjuzi akaguhanura akaguha ati dore aka kanya agahita ajya mu bapfumu agahita akuye ngo bya bindi yavuze bigire gute mu muhita mukubita ihembe bimenyekane nyine ko naryohereje abo barahari ariko Uwiteka aje kugaragaza ukuri mani tugi topi etando bene edra Uwiteka araje muri byo ngo waba wararuhiye iki wa munsi utabonye Yesu waba wararuhiye iki kutaya bene edra Imana irongera intambagiza mu ngo z'abantu bubatse nkajya ndeba nkabona umugore nkabona umugabo bicaranye nkabona bararebana nk'abasaza babo ibyo kuvuga ngo ni umugabo wanjye byararangiye Imana irambwira ngo Satani yazanye ububihe mu ngo z'abantu b'Imana mwimitse ngo kandi Imana agiye babwira amatangazo ngo musengere abagabo banyu ngo musengere ingo zanyu mukabitaho ngaho nane kutaya bene edraya tutaene etando Imana irambwira ngo mbabwire ngo mwabagore mwe nimwogere muririre ingo zanyu muririre abagabo banyu kuko mwamaze kugira gute kunyaga urukundo ngo bamwe nta rukundo mugifite bamwe nta buryohe bw'urukundo mugize gute bikiri muri mwebwe ngahubwo mwamuze ngo kwishimo by'ingo zanyu mwamaze kubikurwamo mwamaze ngo bamwe mwarazengurutse ubutayu ibintu byarana Imana irambwira ngo nimwongere muyigirire ikizere kugira ngo ingo zanyu Satani yagize gute urukundo cyangwa se uburyohe n'ukuri kwiyampamagaye ibyo ndi kuvuga nawe urabizi neza uko mu rugo byawe bimeze ngo nta rukundo rugihari no kwitana za sheri bamwe namwe no kuryaryana Imana irambwira ngo abarokore baratatswe kandi si abarokore gusa ni Satani wamaze kugira gute kumira ibyishimo by'abashakanye nene kutaya bene edraya tuta ene etando ugasanga umuntu urimo uramubonaho intenge utigeze ubona Imana ishimwe topi ene etando bene edra Imana irambwira ngo dore n'umwuka wa gishitani ngo wamenywe mu bana b'Imana ngo kugira ngo batangire ngo bahane za divorce mu buriri bwabo ngo ariko abaza kumvira itangazo niyerekwa ndi mu masengesho y'iminsi 3 Imana ishimwe ntago ndi kubyira ata hakundi abafarisayo bajya guhagara mu masinagogi abiri bakirabika kugira ngo nyine bagaragaze ko bari kugira gute gusenga ntago nari mfite gahunda yo kuza gutanga iyi message ariko byabaye ngo kongera gute nza kuyitanga kugira ngo ubwoko bw'Imana bajijushe cyangwa se bake izindi mbaraga zidasanzwe ibyo turi kurwana ntago byambaye inyama n'amaraso hoya ntago bireba nk'ukuri kureba Imana tugirire neza nagize yerekwa mbona abantu bantumweho kandi bambwira ngo ntagarawe gusa twagutumyeho
hari n'abandi abantu bari kuvuga Imana neza batuma abantu barimo barihana. Abo ngabo twabatumweho ndetse twahawe n'iki n'ibiguzi kugira ngo tugire gute tubakubite hasi. Imana ishimwe. N'abahanuzi mwe, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo udahagarara neza aho bariya mubona baguye namwe muje kugira no etaya BNE edra. Baravuga ngo uko biri kose turashaka guca intege. Twatangatanze kandi si mu Rwanda twatangatanze ahantu hose hari umuntu urimo avuga imbaraga z'iki z'Imana nyakuri. Imana irambwira ngo mbwira aba bantu itije kuza kwicara kwizi kamera. Irambwira ngo nimwongere mwakandi maso y'umwuka. Imana irambwira ngo dore Satani yazamuye ingabo nyinshi kugira ngo azagushe aba bantu. Niba utagiraga irari usanga watatswe n'iyo utarigiraga. Niba utagiraga guca ibitambo ngo uce amafaranga abantu b'Imana utangire uko wari ubayeho kunyurwa bikunanire utangire kwaka amafaranga. Imana irambwira ngo nimugire ubwenge nimunyurwa nuko muhagaze. Ntugapfe guhita utanje gukora amasengesho kuko ngo Uwiteka yambwiye ngo dore Satani ageze gute ahategeye abantu b'Imana. Ariko ngo uhagaze akaba ari kuvuga Imana mu kuri no mu mwuka. Nubwo mubona ibintu bikomeye ibyatuma nawe utambika ikirenge bihari, Imana yambwiye ngo muhagarare neza. Ni igihe Imana ije guhereza abantu bayo yashyizeho ikimenyetso. Imana irangiza irambwira ngo dore Satani arimo arashaka kwiba abana banyu mwahawe. Murabizi abana ni mwuka wera kuko nge narwanye nabo bagabo bagera muri 3 bashaka kunyaka umwana wanjye. Turarwana ndetse baranantwika bakora ibyo bashaka, ariko ndababwira uko byagira kose ntago nabahereza umwana wanjye. Baranje barambwira ngo nubwo tutamubonye ngo tudafashe uwo mwana wawe tuzafata abandi babandi babafite. Imana ishimwe. Haleluya. Uhaye uwo mwashakanye kugira ngo mugire urukundo, kugira ngo uremerwe ibyishimo utigeze ugira gute utigeze ugira. Ariko ngo urukundo rwamaze kugira gute rwamaze kugenda. Ariko uza kumva ibingibi ngo ukora amasengesho y'imisibiri uri kugira gute kugaruza urugo rwawe. Uwiteka arakugendera kandi aragera gute aragutabara. Imana itugire neza. Haleluya. Imana irongera irambwira ngo mburira aba bantu. Haleluya. Imana yagiriye neza irabatabara. Bamwe n'abaciye abanyabya tekereza ahantu Yesu yagukuye. Ashobora kubera gukuye mu businzi, ashobora kubera gukuye mu bapfumu, ariko nubundi ugize gute uratandaraje urashaka gukeza abami babiri. Imana igutabare, Imana ikugirire neza. Yego ibishaka gusubiza inyuma birahari, ibishaka guca intege birahari, ariko dushobozwa byose na Kristo ugira gute uduhereza imbaraga. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga ngo yewe uhagaze we wirinde nawe utagira gute utagwa. Nanjye rero nakubwira ibi ngibi suko Satani atari hari arakereje kugira ngo abe yashaka kuriya nkubita, ariko imbaraga z'Imana. Haleluya. Uyuzemereye Kristo arakurwanirira wa mugabo we. Imbaraga z'Imana uyuzemereye wa mudamu we Kristo arakurwanirira. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo haleluya nimurinde ikamba mwahawe, nimuririnde kuko ibishaka kuribambura birahari kandi biziyambitse uruhu rw'iki rw'intama. Utari mu mwuka ni wapfa kubimenya. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze mu Musara TV ndetse kandi bakunze Ikamba TV, tubashaka twifurije ineza y'Imana, twifurije umugisha w'Imana aho muherere hose hafi na kure. Katwe ngo ineza y'Imana ibane kandi umugisha w'Imana ubomeho ndetse n'abanyu bose aho muherereye. Rero abari mu gitondo, bari ku mugoroba, abari ku gicamunsi, mwese nimugubwe neza kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizeye ko mumeze neza rero kandi utameze neza ukumva ari bituzuye kandi ifuza ko bimera neza, reka nkubwire ngo humura, Imana iracyakora. Icyo asabwa no kugira Imana icyizere kandi ukuri uyu munsi birutejo hashize, kandi cy'Imana kwifuzaho niko ijambo ryavuze ngo reganze ibyo nibwira kubagirira ntago ari ibibi ahubwo ni byiza. Nta kindi Imana ishaka no kugira ngo ikurememo umutima w'ibyo uzabona hanyuma. Burya ibintu wari urimo, burya ibintu wari utinzemo
kwari kugira ngo Imana ikuremere ubuhamya kuko ibitakuremeye ubuhamya ikagusimutsa ukagera i Kanani urarengwa kandi Imana ntabwo ikunda abantu barengwa niyo mpamvu wari uri mu butayu ariko humura hanyuma kuva mu butayu hari Kanani nuko twinjiye mu kiganiro cyacu ndi kumwe n'umukozi w'Imana Claire Imana ihamagaye kugira ngo avuge gukomera kwayo. Claire nishimiye kubana nawe. Nanjye nishimiye kongera kubana namwe n'inshuti z'umusaraba. Yego Imana ishimwe. Umeze neza? Ndashima Yesu kuko anyongereye iminsi yo kubaho yaba ari kubw'abantu ntabwo mba nongeye ngarutse ariko kubwo ari imbaraga z'Imana ndagarutse. Imana ishimwe. Yego epfo mu majyepfo bimeze bite mwarimu muri aho nta kibazo? Mu majyepfo Yesu ahagararanye natwe kandi arimo arakora imirimo n'ibitangaza. Yego biragenda ubugingo bumeze bute? Ubugingo bumeze bute? Ubugingo turaho turakomeye kandi turashima Imana. Yesu akomeje kuturindiramo nubwo ibitero bitabuze nubwo ibigira ngo tubivemo bitabuze ariko Uwiteka ubiri hejuru ndabizi neza kabirusha imbaraga. Abantu benshi bafite ikibazo cy'uko ngo ubutayu baye burebure kandi bakaba bari gusigaramo. Ese wowe ubutayu ntabwo bwakugezeho? Ubutayu nta n'umunsi n'umwe butariho ku muntu w'Imana cyangwa se ku mukristo uri mu rugendo ariko uyiri kumwe n'Uwiteka. Uwiteka duha imbaraga tugakomera mu ubwo butayu. Afite ukuntu aza akabigenza. Haleluya. Ashobora kuza akaguhereza ku gikombe cy'amazi ukanywaho gatoya ukongerwa komera ukambara imbaraga. Igihe rero ubutayu Uwiteka yashimye ko bugira gute burarangira Yesu yabigizemo iki uruhare. Mu gihe rero kibuhagazemo nakubwira ngo hagarara ahubwo ukomere ahubwo wambara imbaraga z'amasengesho uko byagenda kose ntago Uwiteka haleluya agucisha mu ubwo butayu adafite impamvu. Imana ishimwe kuko bivuze iki arimo gucisha aho ngaho kuko aziko uzahambuka. Imana ishimwe ariko ni wizera imbaraga ziwe ugahamagara imbaraga z'Uwiteka ubutayu ntago buza kugutera ubwoba. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya haleluya. Nyamara uri kubakomeza abantu bari mu butayu ko cyane ko ino minsi abantu benshi ngo bari mu butayu ntago ibintu biri kwemera ariko kandi ubu nyine nyirizera Imana. Ubundi nepo nakubwiye birashoboka ko Imana yo mu ijuru ishobora kuncisha mu butayu bwo kubura amafaranga y'ubukode. Ubwo no butayu kandi muri iyi minsi namaze kumenya ko umuntu wese uri muravuga Imana mukuri no mu mwuka arimo aranyura mu butayu. Hahandi ushobora kubura n'ikibiriti ariko Uwiteka afite ukuntu agufasha mu ubwo butayu. Imana itugirire neza. Nubwo Uwiteka yaguhereza ahantu ujya gutira umuriro cyangwa se amakara haleluya afite ukuntu akurindira muri bwa butayu. Uko byagenda kose umuntu wese wakubise ivi hasi urimo urasenga mukuri no mu mwuka ari mu butayu mw'iki gihe ariko umuntu ubuhagazemo neza. Imana ishimwe adakangishije ngo bimeze bitya bimeze gutya ukagendana n'Uwiteka. Uwiteka aje kurangiza ubwo butayu urimo papa. Uwiteka aje kurangiza ubwo butayu urimo mama. Imana ishimwe kuko nkuzaniye nkuzaniye inkuru ije kugira gute kugusunika muri rugendo nubwo ibiruhije bihari nubwo bitumye waseta ibirenge bihari ariko Uwiteka haleluya aje gufasha abantu be bari mu butayu. Aje kukuramira kugira ngo utaza kubugwamo. Aje kukuramira kuko azika imbere niwihangana mu butayu Uwiteka aje kugeza Kanani kandi ukagerayo umwotsi utagize gute utagucumbyeho. Imana ishimwe ifite ukuntu ijya gukurindira mu butayu ntago yemera kuza guseba ntago iza kwemera kuza gusuzugurwa. Ihangane muri ibyo ravuze ngo ihanganira igicuku utegereze igitondo. Inkoko yabika itabika amaherezo buzagera gute yewe buzajya ariko ihanganira mu bwo butayu. Bantu benshi ubutayu batangiye kubugwamo bo barajya kunywa utuntu bamari yorohereza ngo kugira ngo babone ibitotsi ngo kugira ngo basinzi ariko Kristo ni utanga ibitotsi ni uri gutanga amahoro mu mutima. Kristo atahabaye umwotsi wagucumba. Turashima Imana rero ko abantu bari mu butayu hari ukuntu Uwiteka aje kubaramira kugira ngo abashyigikire kugira ngo batagwa mu bwo butayu. Imana ishimwe. Amen amen. Kimwe naranasomye ngo kimwe cyagituma Imana inyuza abantu mu butayu cyangwa se cyatumye Imana inyuza abisirayeli mu butayu cyambere ngo kwari kugira ngo imenye yuko bayikunda koko. Hari igihe umuntu aba mu rugendo akumva ko ari mu gakiza akavuga ngo nkunda Imana ariko tumenya ko umuntu akunda Imana ari mu butayu. Njya nkunda kuvuga ngo hari igihe umuntu aza kikarakasa birashoboka ko uvuga kwa pasiteri sibyo hari ahantu nyine uko ahakorerwa ibyaha nturajyayo sibyo nzabimenya ko ukijijwe inkumi nziza iguhagaze imbere
uri kumva muri ahantu hihereye muri biro runaka yambaye ijipo igera hejuru nzabimenya ko ukiranuka iyo nkumi wageze gute wayicitse ugahamiriza Uwiteka nyine ukavuga ngo umva wa mukobwa we nubwo uri mwiza ndabizi ko nta kwandavurira kuko hari umwami wanjye wagize gute wambambiwe nzabimenya neza ko ukijijwe bagukubise muri banki amafaranga ari urimo uragira gute urimo urayajera haleluya nzabimenya udakuramo n'igiceri cya 5 aho Imana izavuga ngo koko namurebye kirere mbona rwose no kwirata kuko yahagaze mu mafaranga yakagombye gukuramo aya mafaranga ya nayo Imana itugirire neza bivuze iki rero haleluya bivuze iki igipimo urimo Uwiteka azi impamvu yagize gute yakigushyizemo ishuri uhagazemo Uwiteka azi impamvu yari guhagarikishijemo birashoboka ko utabura umuntu njya nkunda kubwira Imana ngo Mana kuba nk'abatubuzi abantu batubura ntitubabona uzi ukuntu abantu bamwe baratubura babayeho neza nepo niba ari abantu babayeho neza ni abantu bari gutubura umwana we yabura aratese imyambaro kandi afite gutubura muri ibyo ravuze ngo hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi izamurengera mu makuba hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi izamurengera mu makuba nubwo byagenda gute watubura utatubura ariko nitugera hano imbere ahanga hazambuka intwari gusa birababaje kuba wagaburira iki kibiri aka kanya wasiga ukagisigiriza umubiri ukaguhinduka ntumenye ko ari wa wundi wasize amavuta ahenze haleluya ntumenye ko ari wa wundi wambitse imyambaro yayindi ihenze cyane iki kibiri ariko haleluya Imana ishimwe wowe witaye kuri roho nzima Uwiteka harukaje kugira gute aje kubigenza navuga ngo ihanganira ubutayu urimo haleluya ntago ariko bizagera gute bizaguma ihangane amagambo bakuvuge ihangane bakuroge ntago uzagwa mu bwo butayu kubera ko bateranye kubera ko bagiye gucisha amahembe ihangane Uwiteka yagucishije amaziko azabikurindiramo Imana itugirire neza bazaterana ariko ntago ari Uwiteka uzabugize gute nepo none kutaya BN Edra ntago ari Uwiteka uzabubateranyije abanyamaboko bakomeye bazaterana abantu bafite ubutunzi bazaterana bazaterana bahuza umutima ndetse bazashaka banagushinza ibinyoma ariko nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo ikinyoma kizenguruka isi incuro 7 ukuri ko cyambaye iki isogisi niba uzi kuri umunyakuri aka kanya harahuza kugera usebe rwose ariko ukuri ntikuza haleluya kuraza gusobanura byose ukuri twamaze kumenya ko ni Kristo haleluya Satani ramanza gashyushya ariko ukuriye ko hageze guhita kuzibanganya bya bindi bigize gute biri kuvugwa birashoboka ko mu butayu urimo banakubeshyira bati uko biri kose yanyetse amafaranga gutya na gute ariko ihanganira ubutayu uhagazemo haleluya Uwiteka ntaza araza gusobanura kuko ni ukuri umwana wa Kristo ni ukuri haleluya nahagera haraza kubangamira abo banyabinyoma kubera ko we nagarya ruswa nepo harimo abantu azikuza akavuga rwose neza ukavuga ariko uyu muntu yahemuka Imana itugirire neza ariko ravuze ngo izakoze isoni zondyarya ziyoberanya mu itorero kuririmba bararirimba no gusenga barasenga izakoze isoni zondyarya haleluya ziyambitse uruhu rwo guhanura izakoze isoni zondyarya ziyambitse uruhu mbere rwo kuvuga ubutumwa izazikoze isoni Imana itugirire neza izazikoze isoni haleluya izazikoze isoni izo ndyarya sirongora abagore izazikoze isoni siyambitse mbene uruhu rw'intama Uwiteka aje kuzigira gute kuzikoza isoni bivuze iki munyamasengesho uzi kuhagararanye n'Uwiteka nabivuze ndivuga ngo ufite umwuka wera w'Imana nyakuri ariko arayoboye ufite umwuka wera w'Imana nyakuri arayoboye kandi ufite umwuka wera w'Imana muri iyi minsi arimo arahura n'ibibazo ni uri murasohorwa mu nzu haleluya niwe wabuze icyo guha abana ufite umwuka wera w'Imana nyakuri ariko nubwo bimeze bityo agiye gutungisha benshi Imana ishimwe ahubwo umunyamasengesho ahantu ari narindi taranto yahawe haleluya kuko abagiye kurikenera barahari kandi baraje ni benshi Imana ishimwe bagiye kurikenera
haleluya bagiye kurikenera bagiye gukenera ibyo Uwiteka yashyize muri wowe Imana itugirire neza no etaya bene edraya tuta ene etando Imana ishimwe yego ijambo ryavuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ariko ni byinshi ariko Uwiteka haleluya amukiza muri byose Imana ishimwe Imana Claire urakoze Imana igumugisha tugiye kwinjira mu gice cya kabiri ko ndagusaba tumaze turimbe niba twambe igitero kimwe indirimbo numvishije ivuga ngo nasezeranijwe guhora ngukurikira urayizi sibwo ndayizira nasezeranijwe guhora nta kibazo ndakugendera akira ni kangaha ahubwo indirimbo ya 41 turirimba buri twinjiye mu gushimisha cyangwa mugakiza umuntu wese amatwi ni 41 indirimbo ya 41 irimo ubutumwa bwe ku bantu bashobora kuba bari bacitse intege ku bantu bashobora kuba bari bihebye ariko kandi indirimbo irabakomeza katubwira ngo abantu ngo nta kizabuza ibyagezo kubaho nta kizabuza intambara kubaho ariko ijambo riravuze ngo ubiza nawe azabona ishyano turi mu gihe kigoye abakozi b'Imana bari kugeragezwa na bene wabo ntago ntinya kubivuga bari kugeragezwa na bene wabo aho umuntu asigaye abana n'umurokore mugenzi we kandi amwishisha ariko abana n'umusinzi ntumwishishe yego ariko abana mwene so ukamwishisha utasiga icupa rya fanta rifunguye uko niko kuri ugarukuri nkweho aho abantu bari kujya muri korari bagakora amasengesho mu kwiyakira bagatinya kwiyakira ku rusengero uko niko kuri ibi bintu murabona bizageza hehe aho abakozi b'Imana bitwa abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana bari gutinyana bari kwishishanya kandi bose bahamagarije Imana ese ko numva uri kujya mu buhanuzi bwa Uwiteka yampaye nazanye ariko nta kibazo umwuka n'umwe nta kibazo nepo ni murekuru ukunguru kurane n'amasaka uri kumva ni murekuru urukunguru rukomeze rukurane n'amasaka ariko icyo nzi cyo nyir'umurimo cyangwa se nyir'umurima nyirizo aje kwirobanurira ni mubareke njya nkunda kuvuga kuri ira jambo bari abakobwa 10 ngo 5 bari abapfu abandi 5 bari abanyabwenge Imana itugirire neza ngo haza kubaho urusaku bivuga ngo umukogize gute yemwe araje Imana ishimwe aba bantu ngo bari bararanye ijoro bari basenze bari buzuye mwuka wera haleluya ariko abanyabwenge bari bafite guca bugufi muri bo bari bafite ibanga byo kwirinda bari bafite ibanga topi ene etango ryo kubana n'Uwiteka Imana ishimwe hari abo tugenda abantu bose bakabona turasa twateza ibitambaro kimwe uri kumva neza twambaye amajipo agera hasi kimwe ariko Uwiteka we azi kureba akamenya ibiri mu mutima wa runaka Imana ishimwe aba bakobwa bararanye bakesheje ijoro baraye inkera barahanuriranye uri kumva neza ndetse bose barasirimbye ariko umuko ahageze Imana itugirire neza bamenyekanye abapfu abasambanyi bagiye ku mugaragaro kandi bari mu byuma by'amasengesho uri kumva neza abari imyenda y'abandi bizaramenyekanye nibareke nibakomeze bivange nta kintu bitwaye nyir'umurimo waraje aje kurobanura ibirura biri mbena byivanze n'intama abikira baravuga ngo irondo ryivanze na daso uri kumva neza nyir'umurimo araje nepo ugiye kubibona ku musozi aho utuye niba utaranabibona ariko ibintu Uwiteka agize gute araje sinabo gusa hari abantu Imana yagiriye neza irangije ibahereza gucuruza irabahereza rwose barakira amafaranga bagirana ariko imyizani yabo bakajya bakata ibyo nabyo Uwiteka yambwiye ngo mbibwire abo barukore uzi ko utacumujwe n'amafaranga menshi agaragara ugacumuzwa n'irobo Imana iraje mu murimo iriyiziye muri za mbuto ije kurobanura urubuto ruzima haleluya urutera cyangwa se aje kurunyanganya yego aje kurunyanganya yego none kutaya bene edraya tuta ene eta Imana ishimwe nyir'umurimo araje wakwiyoberanya ariko Uwiteka we uzi ijambo ngo yababwiye ngo babwiye abanyabwenge ngo mwaduhaye ku mavuta ngo bari bakangutse bari bagezeho barahunikira bagira ngo niko byahoze waje arabwira ngo none se
mwaduhaye hareruya ku mavuta. Abanyabwenge babwira mu ijwi rituje. Umunyabwenge ahantu hari ntagahubuka. Umunyabwenge umubwira ijambo akabanza mbere akagaragura ururimi inshuro 7 akavuga ati nahubuka iri jambo byagenda gute. Avuga ati mwagiye mukajya ku bahanjuzi hareruya. Namaze guhishirirwa ko hari n'abajya mu bahanjuzi bafite amavuta y'abakiba bahanjuzi. Akaguhanura akavuga ati dore aka kanya agahita ajya mu bapfumu agahita kugira ngo bya bindi yavuze bigire gute. Umuhita mukubita ihembe bimenyekane nyine ko naryohereje. Abo barahari. Ariko Uwiteka aje kugaragaza ukuri. Mani tugi topi ene etando BN edra Uwiteka araje. Muri byo ngo waba wararuhiye iki wa munsi utabonye Yesu, waba wararuhiye iki imisozi watereye, waba wararuhiye iki amajoro waraye, waba wararuhiye iki, waba wararuhiye iki wa munsi utabonye Yesu, waba wararuhiye iki. Birababaje zandaya wabonye zibyina hariya ariyo zijya gutanga ubwami bw'iki bw'Imana, ariyo zijya gutanga ijuru. Nyamara rakagombye kugenda ukajya kuryoshya ukanywa izo nzoga nziza ukarara ahantu heza, ariko byarakunaniye ukeza abami babiri. Uwiteka araje. No etando BN edraya tuta ene eta. Uwiteka agize gute araje. Uwiteka araje. Nabwiwe ngo mbwira abantu nimufate haleluya icyo mwahawe kuko bacha kugira gute kubanyaga kubambura. Birahari kandi ibyo birura birahari kugira ngo bibake itaranto mwahawe. Yego. Mani tugire neza nepo. Yego. Reka twinjire mu cyo cya kabiri cy'ubutumwa Imana yaguhaye. Bane kubona ko atanye no kuba mu mugoroba, ariko niba unaduhinduye ikire ntibaza kugira ikibazo. Tugiye kwinjira mu butumwa Imana yaguhaye kugira ngo ubugeze kuba. Abantu barabona ko duhinduye location ariko nta kibazo kandi mwuka wera hose arahari. Yego kare turi kuvuga ngo reka twinjire mu cyo cya kabiri cy'ubutumwa Imana yaguhaye nk'ibisanzwe. Iyo tugiye kucinjiramo tubanza tugasenga Imana. Tubanza tugasenga Imana kugira ngo Imana ikomeze ibaye natwe. Suko itari kumwe natwe, yari kumwe natwe kandi n'ahantu irahari. Ndikuyumva kandi ikomeje kuba natwe. Tuduteze amatwi muri kano kanya ndagusaba kugira ngo ukomeze ukurikire ubutumwa bwiza, ariko kandi kugukurikirana kimwe, ariko kandi icyo ukuramo ugishyire mu bikorwa. Kandi reka tugusabire niho usenga Imana ubundi kumwuka kuyobora tugiye kugenda uko ngo ni kare. Mana yacu nziza urera kandi urakiranuka, icyubahiro cyawe nta numwe muzagisangira, uko warurikera n'isaha ni kuri. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amaboko yawe magari Uwiteka we naboneke kuri twebwe. Mwuka wera w'Imana aka kanya turamutumiye. Mwuka wera w'Imana iyi saa turamuhamagaye hagaragare ku bantu bateze amatwi iki kiganiro mu izina rya Yesu. Abaza kumva bakumvira, Uwiteka we ubagirire neza mu izina rya Yesu. Natwe turasenze Mwuka wera w'Imana wa wundi ufite imbaraga, niko umuririmbyi yavuze ngo umurika hatabona hahandi umwijimuri. Uwo turamutumiye kugira ngo agenda muri haleluya hagira ibyo asobanura. Mwuka wera w'Imana aka kanya turakuraritse twe tubure nk'abantu ugaragara hagati muri twebwe. Tugwaye karibu n'ikaze kugira ngo ukomeze ukora imirimo n'ibitangaza. Abafite uburwayi, abafite ibibazo, abari bacitse intege, abari bafite agahinda, Mwuka wera w'Imana turagutumye kugira ngo ugereyo, ugere mu gihugu cy'u Rwanda hose, ugereyo, ugere mu bihugu by'Uburayi mu izina rya Yesu, ugere muri Afurika. Mwami Imana abawe bacitse intege ubasubizemo imbaraga. Turagushimye rero kubw'umurimo mwiza, turagushimye kubw'imirimo n'ibitangaza ugiye gukora. Tuguhaye karibu n'ikaze kugira ngo uzubane natwe, tubisabye twizeye izina rya Yesu, amen. Tugiye kuririmba umuririmbyi uragira aho ubukura, uragira ibihe mbena ugusubizamo
uribuka kwa kundi wagize gute wahamagawe, uribuka wa muhamagaro wawe ugikizwa bwa mbere, nturirimbe muri byo tugafatikanya, urahita wibuka uko uri kugenda naho ugeze aka kanya. Kandi mbere ngitangira ikiganiro nshimira n'abantu mukomeje guhamagara mwihana muri kwiyeza, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Harimo abapasiteri mwahamagaye, harimo abavuga ubutumwa n'abahanuzi mwagiye bahamagara mukagira gute muke, Uwiteka abaha umugisha. Kandi n'abatarabonye ukuntu mugira gute muhamagara, ni ukuri mwegera abantu cyangwa se abantu b'Imana aho mwaguye, mukomeze musabe Imana imbabazi, kuko ijambo riravuga ngo utarakora icyaha ninde, ahubwo ufite ibyago ni wa wundi umenya ko yakoze ibyaha agakomeza akarundaho, agakomeza kwigira umurokore, kandi yaragize gute yaraguye. Ariko niba waramenye igihe kimwe ngo Yesu ngo bamuzanira umugore ngo bari kumushinza ko yagize gute ko yasambanye, ngo kandi mu barabagabo bari bamuzanye harimo abantu basambanye n'abasambanye nabo mu gitondo, ariko kubera ko bwo kubw'amahirwe nta wari wabamenye, ariko wari wamenyekanye ngo n'uyu mugore. Imana idutabare. Ngo birangije rero ngo baramushorera bavuga ngo nabambwe niyicwe naterwa amabuye, ariko Kristo Uwiteka, haleluya, Imana ishimwe, itareba nk'uko abantu bareba, itareba nk'uko abantu bagira gute bavuga, ngo abantu bareba ibigaragara, ariko Uwiteka we yitegereza mu mutima. Imana ishimwe. Ngo Yesu arangije we ngaca bugufi, yari yamaze kubona abantu baje bamushoreye. Reka mbabwire mu rurimi rw'ikinyarwanda cyangwa se mu abanyarwanda muzika bavuga ngo uwafashwe niwe gisambo. Uri kumva neza? Uyu mugore yari yafashwe koko, yafashwe asambana, niwe wagiye ku karubanda, abari bamusambanyije nta wigize akirwa hehe ku karubanda, kandi mu bamushoreye harimo nabo bagize gute basambanye, ndetse nabo basambanye uwo munsi. Ariko kuko Yesu we hatameze nk'uko abantu bareba, ntabwo Yesu ahubuka, harabanza akakwihorera, mutima nama wawe ukagukoraho. Imana ishimwe. Ngo arangije aca bugufi, ngo yandika hasi, ngo yaramaze kubabwira ngo utarakora icyaha ninde, haleluya. Ngo arangije ngo yubuye cyangwa se yubuye umutwe, ngasanga abantu bose bagize gute bagiye. Rero Mwuka Wera w'Imana gusanga atangira kurondore, akwemeze ukuri muragenda, akwemeze uburyo uri kwiyoberanya. Mwuka Wera w'Imana aza gusange mu mitambukire yawe, mu rugo rwawe, mu bucuruzi bwawe, mu murimo ukora wa buri munsi, no etaya BNE edraya. Mwuka Wera w'Imana atarakwemeza nubwo kirere nahanura n'ibiti n'amabuye byose bikikubita hasi, ariko Mwuka Wera atarakwemeza, haleluya, nta kintu na kimwe cyagera gute cyakwemera. Rero ndasenga cyangwa se nkuzani utumbwira ngo uyu murimbyi tumuririmba uhite wibuka cyagiye wakizwaga, mwimerere wari ufite wagakiza, utuvuga niko gakiza nyifite, ese niko nyihagazemo. Wasanga amagambo atarakumaze, wasanga gushyushya inkuru bitarakumaze. Imana itugirire neza. Ariko uyu muririmbyi ntuza kumwumva, haleluya, agira hagukura, agire ntagushyitsa. Imana ishimwe. Amen. Sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nge, none mu mutima wanjye wuzuye ishimwe, nshimira umukiza wanjye. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza je munyabyaha nahawe agakiza, mu magana menshi y'abanyabyaha yanoranyije ngo mbicutiye, narabowe ndamuririmbira, zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza je munyabyaha nahawe agakiza, kuko yampfiriye ku musaraba, umutima n'umubiri bikizwe n'urukundo n'ubuntu butangaje, byatumye yitangira umunyabyaha. Nigitangaza uko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza je munyabyaha nahawe agakiza,
amanukiwe n'umwuka w'Imana anyuzuza mu rukundo rukwiye nuzuye impundu mu mutima wanjye abatirisha imbaraga z'ijuru n'igitangaza kuko nahawe agakiza k'ubuntu n'igitangaza ye munyabyaha nahawe agakiza. Amen. Hita wibuka hahandi Uwiteka yagusanze akaguhereza agakiza. Ese wamwimerera w'agakiza wari ufite ni ugifite? Haleluya. Hita utekereza hahandi Kristo yagusanze mu ikarande nta muntu wari kukugirira neza. Iyo mbitekereje nepo mpita nibuka ukuntu abavandimwe banjye bajyaga bambwira ati wowe nta n'uwaguhereza n'imitwe y'intoki ngagusuti wowe Claire wowe uzaguma aho ngaho. Ninde haleluya. Ariko hashimwe Yesu, gukizwa neza ni umugisha kuri wowe, kandi gukizwa nabi haleluya ni umwaka ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Ndangije rero mbona nta yindi turufu yandengera, nta bundi butabazi nagira. Imana itugirire neza. Ndavuga ngo reka njye mu Mana neza. Imana ishimwe. None aka kanya wowe urakijijwe mu buryo bugaragara, umuntu atari mu mwuka uragaragaza kugize gute kukijijwe, ariko nagukijijwe. Muri ibyo yavuze ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranyijemo ngo mbicutiye. Haleluya. Narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Hita wibuka ahantu Yesu yagukuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Ibuka muri ahandi bajya gutega ahantu Kristo yagusanze. None se uzanye bangahe kuri Kristo? Ahubwo wabere igisitaza ntabwo uri kwemera kugira ngo baze bayoboke inzira y'agakiza. Imana itugirire neza. Mu magana menshi y'abanyabyaha tekereza ahantu Yesu yagukuye. Ashobora kubera gukuye mu businzi, ashobora kubera gukuye mu bapfumu, ariko n'ubundi ugize gute uratandaraje urashaka gukeza abami babiri. Imana igutabare, Imana ikugirire neza. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo koko yapfiriye ku musaraba ngo umutima n'umubiri bigire gute yewe bikizwe n'urukundo n'ubuntu butangaje byatumye yitangira iki umunyabyaha. Tekereza ukuntu Yesu yakwitangiye, tekereza ukuntu Yesu yakubambiwe, tekereza ukuntu Yesu bamuciriye mu maso uko bwawe. Tekereza ariko yibuka ku musaraba ngo yabambanywe n'ibisambo bibiri, ngo ariko kimwe kigira ubwenge kigira iyerekwa. Haleluya. Ngo kiramubwira ngo umva nugera mu bwami bwo mu ijuru uzagire gute uzanyibuke. Haleluya. Oh haleluya. Nubona nabirakariyemo biraterwa n'iyerekwa nagize cyangwa se n'ubutumwa Imana yampaye. Imana itugirire neza. Yego ibishaka gusubiza inyuma birahari, ibishaka kuguca intege birahari, ariko dushobozwa byose na Kristo ugira gute uduhereza imbaraga. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga ngo yewe uhagaze we wirinde nawe utagira gute utagwa. Nanjye Claire urakubwira ibi ngibi suko Satani atari hari yarekeje kugira ngo abe yashaka ukuntu yankubita, ariko imbaraga z'Imana haleluya uyu uzemereye Kristo arakurwanirira wa mugabo we. Imbaraga z'Imana uyu uzemereye wa mudamu we Kristo arakurwanirira. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo haleluya nimurinde ikamba mwahawe, nimuririnde kuko ibishaka kuribambura birahari kandi biziyambitse uruhu rw'iki rw'intama. Utari mu mwuka ni wapfa kubimenya. Imana ishimwe. Nagize iyerekwa ndi mu masengesho y'iminsi 3. Imana ishimwe. Ntago ndi kubyira atahakundi abafarisayo bajya guhagara mu masinagogi abiri bakirabika kugira ngo nyine bagaragaze ko bari kugira gute gusenga. Ntago nari mfite gahunda yo kuza gutanga iyi message, ariko byabaye ngo ko ngira gute nza kuyitanga kugira ngo ubwoko bw'Imana bajijushe cyangwa se bake izindi mbaraga zidasanzwe. Ibyo turi kurwana ntago byambaye inyama n'amaraso. Hoya ntago bireba nk'ukuri kureba. Imana itugirire neza. Nagize iyerekwa mbona abantu bantumweho kandi bambwira ngo ntagarawe gusa twagutumweho, hari n'abandi abantu bari kuvuga Imana neza batuma abantu barimo barihana. Abo ngabo twabatumweho ndetse twahawe n'iki n'ibiguzi kugira ngo tugire gute tubakubite hasi. Imana ishimwe. N'abahanuzi mwe Imana yambwiye ngo mbabwire ngo udahagarara neza aho bariye mubona baguye namwe muje kugira gute kuhagwa. Imana ishimwe. Kuko ngo murasenya ubwami bwa Satani, nawe niyo mpamvu yemeye atanze ibiguzi ngo kugira ngo agire gute abakubite hasi.
mu ijoro njye ryejo natatswe natumweho n'ibiguzi barambwira ngo dore gutya na gutya we turagira ngo turagukuraho turakwica kuko uri gutuma abantu bagira gute bahindukira. Imana itugirire neza. Barangije baranambwira ngo kandi si wowe gusa turataka n'abandi bamwe baravuga Imana mu gihe gisa nk'iki ngiki. No etaya BNE Edra baravuga ngo uko biri kose turashaka guca intege. Twatangatanze kandi si mu Rwanda twatangatanze ahantu hose hari umuntu urimo avuga imbaraga z'Imana nyakuri. Imana irambwira ngo mbwira aba bantu itije kuza kwicara kwizi kamera. Irambwira ngo nimwongere mwakandi maso y'umwuka. Imana irambwira ngo dore Satani yazamuye ingabo nyinshi kugira ngo azagushe aba bantu. Niba utagiraga irari usanga watatswe niyo utarigiraga. Niba utagiraga guca ibitambo nguca amafaranga abantu b'Imana utangire uko wari ubaye kunyurwa bikunanire utangire kwaka amafaranga. Imana irambwira ngo nimugire ubwenge nimunyurwa nuko muhagaze. Imana ishimwe. Niba ari umwende wambara ubufure niba yaguhaye isabune magana ubufure uwuzane kuri kamera nk'uko Satani yagize gute yarakariye abana b'Imana. Ariko ngo umuntu ugiye guhagarara neza Imana ishimwe ngo Imana ije kumusubiza kandi Imana ije kugira gute ije kumuha ingororano. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo dore Imana ishimwe ntago bari gushaka kugira ngo bakwice ntago ari abaturutse hanze nabara barokore barabivanga bazi ukuntu ukizwa bazi ukuntu gukizwa biryoha. Imana irambwira ngo nimwambare imbaraga nuza kuri kamera ntugapfe guhita utangiye gukora amasengesho kuko ngo Uwiteka yambwiye ngo dore Satani ageze gute ahategeye abantu b'Imana. Ariko ngo uhagaze akaba ari kuvuga Imana mu kuri no mu mwuka nubwo mubona ibintu bikomeye ibyatuma nawe utambika ikirenge bihari. Imana yambwiye ngo muhagarare neza ni igihe Imana ije guhereza abantu bayo yashyizeho ikimenyetso. Imana irangiza irambwira ngo dore Satani arimo arashaka kwiba abana banyu mwahawe. Murabizi abana ni mwuka wera kuko njye narwanye nabo bagabo bagera muri 3 bashaka kunyaka umwana wanjye. Turarwana ndetse baranantwika bakora ibyo bashaka ariko ndababwira uko byagira kose ntago nabahereza umwana wawe. Baranje barambwira ngo nubwo tutamubonye ngo tudafashe uwo mwana wawe tuzafata abandi babafite. Imana ishimwe. Haleluya. Ndangije Imana irambwira ngo genda utangire itangazo ubwira abantu banjye ngo bongere basenge bakorwe ku maso mu bicukundi bya nijoro mu byuka kare. Niba ngo abantu ngo mwarishyize isaha yasangahe ngo ya 9 utangire ubyuka 8:00 utangire uhamagara imbaraga z'Imana nane kutaya BNE Edraya tutaene etando. Imana irambwira ngo Satani yazanye amayeri menshi ndetse hari n'abandi bagiye kujyanwa mu magereza bazida akagambane ka Satani. Imana irambwira ngo ni igihe mugomba guhagarara mukavuga Imana yabahamagaye kuko abo ngabo mubona barimo barabaho neza baragenda neza Satani nawe agiye kugira gute agiye kubihinduka. Imana ishimwe nane kutaya BNE Edra. Imana irongera intambagiza mu ngo z'abantu bubatse nkajya ndeba nkabona umugore nkabona umugabo bicaranye nkabona bararebana nk'abasaza babo ibyo kuvuga ngo ni umugabo wanjye byararangiye. Imana irambwira ngo Satani yazanye ububihe mu ngo z'abantu b'Imana mw'imitsi ngo kandi Imana agiye babwira amatangazo ngo musengere abagabo banyu ngo musengere ingo zanyu mukabitaho ngaho. Nane kutaya BNE Edraya tutaene etando. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mwabagore mwe nimwongere muririre ingo zanyu muririre abagabo banyu kuko mwamaze kugira gute kunyaga urukundo ngo bamwe nta rukundo mugifite bamwe nta buryohe bw'urukundo mugize gute bikiri muri mwebwe ngahubwo mwamuze ngo kwiyoberanya mukitana basheri kandi basheri bidahari basheri bidafatika ngo mwarabaze kugira gute kudivorce mu buriri bwanyu. Imana dutabara nane kutaya BNE Edraya tutaene etando. Imana irambwira ngo nimuhaguruke muri ingo zanyu kuko mwamaze kugira gute gusabwa.
ngo ibyishimo by'ingo zanyu mwamaze kubikurwamo, mwamaze ngo bamwe mwarazengurutse ubutayu ibintu byaranze. Imana irambwira ngo nimwongere muyigirire icyizere kugira ngo ingo zanyu Satani yagize gute urukundo cyangwa se uburyohe. Ni ukuri kuyampamagaye ibyo ndi kuvuga nawe urabizi neza uko mu rugo byawe bimeze, ngo nta rukundo rugihari no kwitana za sheri, bamwe namwe no kuryaryana. Imana irambwira ngo abarokore baratatswe, kandi si abarokore gusa, ni Satani wamaze kugira gute kumira ibyishimo by'abashakanye. Nene kutaya BNE edraya tuta ene etando, ugasanga umuntu urimo uramubona intenge utigeze ubona. Imana ishimwe. Topi ene etando BNE edra. Imana irambwira ngo dore n'umwuka wa gishitani ngo wamenywe mu bana b'Imana, ngo kugira ngo batangire ngo bahane za divorce mu buriri bwabo, ngo ariko abaza kumvira itangazo ngo mugahindukira mugapfuka mugasenga, Uwiteka aragaruka ku ngo zabo. Imana itugirire neza, ngo yaguhaye uwo mwashakanye kugira ngo mugire urukundo, kugira ngo uremerwe ibyishimo utigeze ugira gute utigeze ugira. Ariko ngo urukundo rwamaze kugira gute rwamaze kugenda. Ariko uza kumva ibingibi ngo ukora amasengesho y'imisi ibiri uri kugira gute kugaruza urugo rwawe, Uwiteka arakugendera kandi aragera gute aragutabara. Imana itugirire neza. Imana irongera irambwira ngo mburira aba bantu, haleluya, Imana yagiriye neza irabatabara. Bamwe nabonaga bamwe bajya kurangura za Dubai,